Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka, Imana ihoraho kandi yuzuye imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, twongeye kukuramya no kuguhimbaza umwanya nk'uyu mwiza uduhaye. Abana bawe twishimiye ineza yawe ikomeje kubana natwe mu buzima bwacu. Tunejejwe n'uyu mwanya w'igiciro uduhaye kugira ngo dutege amatwi ijambo ryawe. Turakwinginze ngo ubare kutuyobora, umwuka wawe wera atugenge, avugane na buri umwe wese. Umutima we wongere no kuri Data ufungure urugi rwe kugira ngo yakire ineza yawe utugiriye muri uyu mwanya nk'uyu. Turakwingiza Data ngo wemere ubwami bwawe buze. Data, umwami Yesu Kristo n'umwuka wera, nimwe tunezerwe no kugira ngo tubane namwe. Ntago twe twabasha kugira icyo twishoboza, nta n'icyo twabasha kugira twihereza. Tuzi neza ko ari we ufite ubushobozi bwose. Reka iri jambo duhaye muri uyu mwanya urikoreshe umurimo wayo, kuko ijambo ryawe ritajya rigendera ubusa. Reka uriherekeze maze ribashe kuza kurema ubuzima bushyashya muri twebwe. Ryongere ritujijure, rigwize gusobanukirwa no kumenya biturutse iwawe. Dukeneye ko umwuka wawe wera ari we wenyine usobanurira buri umwe wese. Ntago njye nk'umwana w'umuntu nabasha kurisobanura uko bikwiriye, ariko Data wemere umwuka wawe wera abe ari we udusobanurira twese uko tuguteze amatwi. Ubwiza bwawe nibukomeze bukayangane muri twebwe. Twishimiye rero gukomeza gufashwa nawe. Utubabarire ibyo twagendemo bidatunganye mu ntege nke zacu. Ibyo dukora ni ukuri, wemere amaraso y'umwami Yesu Kristo abure kutugaragaraho, maze tukuboneraho umugisha dutega amatwi ijambo ryawe. Ntitwabasha kuryumva imitima yacu idaciye bugufi, idatunganye nk'uko ushaka. Reka utwemere rero ube ari wowe wenyine wo kutugenderera, maze tubashe kumva icyo dushakaho. Urakoze Data mwiza, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugusabye tugushimira, amen. Kristo Yesu nashimwe, bwoko bw'Imana. Tunejejwe uyu mwanya kandi mwiza tubonye no kongera kubasuhuza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Twishimiye Imana iduhaye ibihe byiza kugira ngo uyu mwanya nanone kandi tuganire ku ijambo ry'Uwiteka aduhaye. Tugiye kuganira ku ijambo rikomeye, umutwe w'amagambo ndimo ndabona urimo uravuga ngo nubwo Satani akomeye, Yesu yaramunesheje. Umutwe w'amagambo tugiye kuvugaho uyu mwanya wa none uravuga ngo nubwo Satani akomeye, Yesu yaramunesheje. Ni ijambo rikomeye cyane. Umuntu yakiryumva abanza kwibaza atari ku bundi bwo Satani akomeye ate? Imbaraga ze zingana gute? Ubushobozi bwe bungana gute? Se Yesu wamunesheje, we yamunesheje ate? Umuntu yakibaza ibintu byinshi kuri uyu mutwe w'amagambo, ariko mbere na mbere umuntu atari yirwa anabitindamo, yibutse ibyabaye mu ngobyi ya Edeni, aho Imana yari yarashyize umuntu imaze kumurema, ikajya imugendera mu mafu ya munsi, ikaza ikamuganiriza, ikamwishimira, aho yari yaramuhereye amategeko, aho yavugaga ko umuntu agomba kuzaba iteka ryose. Ngo nyuma yaho umwanzi Satani araza ariyoberanya, ajya mu nzoka, muri kimwe mu biremwa Imana yari yararemye, ayinjiramo ngo n'uburiganya bwe. Ngo inzoka yarushaga izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba ubwenge. Satani rero ayinjiramo, ayikoreramo, abasha gushuka umuntu, maze kuri za mbaraga ze umuntu atatekerezaga, umuntu aratsindwa. Uburiganya bw'umwanzi Satani buramutsinda, arananirwa, bigera n'aho amategeko Imana yari yaramuhaye ayica. Igiti Imana yaramubujije gukoraho, igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, akiryaho, bituma amenya ibibi Imana itari yamuteguriye kuzamenya ibibi. Aka ni agace gatoya umuntu yakumvamo Satani, ariko nanone akaza kwibaza ati Satani winjiye mu nzoka, nubwo yari yarushaga izindi nyamaswa zose ubwenge, akaza agashuka umuntu. Satani we yari muntu ki? Imbaraga ze zanganaga gute? Zari zimeze gute? Nizo ngira ngo tuganireho uyu mwanya wa none, kuko akenshi usanga abantu benshi bavuga Imana, bemera Imana, ariko mu kuyikorera bakagera n'aho bibagirwa yuko uwo barwana nawe afite imbaraga nyinshi, afite ubushobozi, afite ubuhangange. Rimwe na rimwe ntibanamenye yuko n'Imana y'ubwayo ivuga yuko Satani afite imbaraga. Ni ijambo ry'Imana ribivuga, si njyewe ubivuze.
Reka tuba ariryo twifashisha kugira ngo twumve Imana yo ubwayo uburyo ivuga imbaraga z'umwanzi Satani, ivuga imbaraga z'iki kiremwa yaremye, cyageze n'aho kiza gushuka umuntu akananirwa kumvira Uwiteka agatsindwa, maze agahabwa igihano n'Uwiteka kugeza ubwo acunguwe n'Umwami Yesu Kristo. Nabyo wenda turaza kubivugaho gatoya. Reka kugira ngo twumve uko Uwiteka avuga Satani, kenshi na kenshi bijya bigorana iyo umuntu arimo arasoma ijambo ry'Imana ntahita anabibona yuko ari byo koko neza. Reka duhere mu ijambo dusanga mu Itangiriro ibice 10 ku murongo wa 8 n'umurongo wa 9. Itangiriro ibice 10 umurongo wa 8 n'umurongo wa 9. Amagambo tuhasanga cyangwa se iyo umuntu akigera muri izi nkuru ziri hano, mbere na mbere iyo umuntu akivuga Itangiriro yumva ko ni igitabo cy'ibyo Imana yahishuriye umugaragu wayo Mose, kimwe mu bitabo 5 tuvuga ngo ni iby'amategeko ya Mose cyangwa ni ibitabo Imana yahaye Mose. Rero hano irimo iramubwira ibyo mu Itangiriro ni ibyabayeho n'ubundi Mose ataranabaho, ariko iza kumubwiramo iby'urubyaro rwa Nowa. Ku murongo wa 8 rero w'ibi bice 10 mu Itangiriro haravuga ngo, kandi Kushi yabyaye Nimurodi atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi, wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Aya ni amagambo tuhasanga, aho tubona yuko Kushi yabyaye Nimurodi. Kushi uyu nawe ni ukomoka ku rubyaro rwa Nowa, ni umwe mu bakomotse kuri Nowa. Hano iyo umuntu ageze ku murongo wa 8 niho tumusanga. Kushi rero ngo abyara Nimurodi, Nimurodi aba umunyamaboko mu isi. Umurongo wa 9 ukavuga ngo byageze naho bavuga ngo Nimurodi yari umunyamaboko imbere y'Uwiteka, yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nuko babihamya. Umuntu rero agisoma hano akumva Nimurodi yumva yari umuntu usanzwe, yari umuntu umeze nk'uko abandi bantu bameze, ariko ndagira ngo mbabwire ko iri jambo ry'Imana rivugwa hano, Nimurodi uvugwa hano, niwe muntu wa mbere bigaragara ko yagomeye Imana kurusha abandi bose mu buryo bukomeye. Byarenze kugomera Imana bigera n'aho agereranywa nk'uwari waraje kurwanya abantu ku buryo bukomeye. Imbaraga z'imyuka y'umwijima cyangwa se imbaraga za Satani zamukoreyemo, bigera n'aho yumva yahaguruka akajya no kurwanya n'Imana we n'ubushobozi bwe. Aha rero kuvuga ngo nka Nimurodi, nk'uko umurongo wa 9 hano wabivugaga nka Nimurodi, ngo nicyo cyatumye bavuga ngo nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nuko guhiga kwe ahiga abantu byageze aho bigaragara yuko koko afite imbaraga. Ubwo agereranywa na Satani, afite imbaraga zo kuba yabasha guhiga umuntu. Ntago yahigaga inyamaswa zindi zisanzwe ku gasozi, nta kindi yahigaga, nuko yahigaga ubugingo bw'umuntu kugira ngo umuntu atazaraga ubugingo. Yagomeye Imana rero bigera aho yumva ko yazamuka akamenyekana, akumva ko yaba icyamamare mu isi, ntihazagire uwongera kuvuga Imana. Mu kugomera Imana kwe, tubivuze mu magambo avunaguye cyane, nubwo tutari buze gusobanura byinshi kuri we, niwe wubakishije umunara w'i Babeli, aho yavugaga ati dukeneye yuko twubaka umunara uzatuma izina ryacu rimenyekana, aho kugira ngo Imana imenyekane mu bantu, ahubwo izina rye rimenyekane. Ntihazagire uwongera kuvuga Imana, ntihazagire uvuga ko Imana ishobora byose, ko Imana ikomeye, ko Imana ifite ubushobozi. Aravuga ati reka twubake umunara, ubundi izina ryacu rizahore rimenyekana. Ntihazagire n'undi muntu wongera kuvuga Imana ko yaba ifite ubushobozi cyangwa imbaraga, ahubwo izina ryacu rizaba ariryo rimenyekana. Umuntu akomeje gusoma hano hasi, niho aza kuza kubona yuko Nimurodi ari we wagiye aba umwami w'i Babeli. Babeli akaba ari naho yari yubakiye n'uyu munara, ari wo tuvuga ngo ni umunara w'i Babeli. Nimurodi rero nyuma y'uko yabaye uyu muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nta wundi yahigaga, nta wundi yashakaga, ahubwo yashakaga ubugingo bw'umuntu. Yashakaga kwibagiza umuntu izina ry'Uwiteka, yashakaga gutuma umuntu atazongera gutekereza umuremyi we, akavuga ati reka mba ari njyewe umenyekana, nubake ikintu gikomeye mu isi, nibinashoboka nzagere hejuru, ngere no mu ijuru, niyo Mana nimpura nayo ubundi tuzarwane nzanayinesha.
ijambo ry'Uwiteka rirabivuga ukuri hano ngo yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Imana y'ubwayo niyo irimo irahamya yuko Nimuradi koko ari umuhigi w'umunyamaboko. Birumvikana kuba Imana ivuga ngo Nimuradi ni umuhigi w'umunyamaboko, nuko Imana yemeza yuko koko Satani wamukoreragamo afite imbaraga. Satani wamukoreshaga akomeye koko. Nimuradi nubwo wenda tutari buze kugenda tuvuga mu bundi buryo ko yagiye ahindura amazina we na nyina Semiramis, kugeza n'uyu munsi wa none ugasanga n'ibigirwamana byinshi bigisengwa bikiramwa n'ubundi, nuko bagiye bahindura amazina gusa, ariko niwe ugaragara ko ari we wa mbere watumye isi igomera Imana, isi igatuma abantu akumva yuko abantu badakwiriye kongera kuramya Imana, ahubwo izina rye ari ryo rigomba kuramwa. Kandi Imana ibuza abantu kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose baramya cyangwa se basenga mu buzima bwabo uretse yo yonyine. Ijambo ryayo rirabivuga rwose neza, ni Imana ifuha, utayubashye utayikurikiye ahura n'ibibazo. Uwo ni uwa mbere tubona, cyangwa se ni ahambere tubona Imana irimo irahamya imbaraga za Satani, ivuga ati Nimuradi yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Ahandi reka nanone turebe muri Yobu ibice 40, iyo tugeze ku murongo wa 25 naho mbere y'uko wenda tuhasoma, reka mbabwire yuko Yobu hano mu bice guhera ku gice cya 39 kugera ku gice cya 41 niho uhereye no ku cya 38 niho Imana yari irimo irabwira Yobu. Yobu yaravugaga ati Imana yarandenganyije, nta cyaha nakoze, sinigeze nyicumuraho, uwayinyereka ngo tuburane ndayishaka nkayibura, ariko ko bizagenda kose amaherezo tuzabonana. Imana igiraho none iravuga ati reka nimanukire njye kuvugana n'umugaragu wanjye Yobu. Mu gice cya 40 rero ku murongo wa 15 niho Imana yatangiye imubwira inyamaswa yitwa Behemoti. Igice cya 40 umurongo wa 15 nuko Imana irimo irabwira Yobu imbaraga zicyaje kumurwanya uko zanganaga. Iramubwira ngo nuko witegereze Behemoti, iyo naremye nkawe iryo ubwatsi nk'inka. Behemoti ubundi ahandi bavuga yuko ari imbogo, ariko hano Imana irimo iravuga uburyo yaremye nanone inyamaswa ishushanywa nk'umwana Satani. Imbaraga zayo iravuga ati uyitegereze urebe uko nayiremye imeze nkawe. Umurongo wa 16 turavuga ngo dore itegereze imbaraga zayo ziri mu matako yayo, n'ububasha bwayo buri mu mitsi n'inda yayo. Izunguza umurizo wayo nk'umwerezi, imitsi yo mu matako yayo irasobekeranye, amagufwa yayo ameze nk'imiheha y'umuringa, amaguru yayo ameze nk'ibihindizo by'ibyuma. Ahangaha iyo umuntu ayumvishe byumvikana yuko koko iyi nyamaswa cyangwa se iki kiremwa Imana yaremye gifite imbaraga zikomeye cyane. Nubwo ku murongo wa 15 Imana ivuga ngo ni inyamaswa imeze nk'uko nakuremye, nubwo yo irya ibyatsi, ariko ifite imbaraga zineze z'umuntu. Urebye uko Imana igenda iyivuga uburyo iremye birenze uko umuntu waremye. Ifite amaguru ameze nk'ibihindizo by'ibyuma, amagufa yayo ameze nk'imiheha y'umuringa. Uyumvishe wumva ko ni inyamaswa idasanzwe, ni inyamaswa ifite imbaraga zikomeye cyane zirenze iz'umuntu yatekereza. Umuntu iyo ageze ku murongo wa 25 hano mu gice cya 40 cya Yobu, Imana niho yongera kuvuga indi nyamaswa yitwa Lewiyatani. Aha iravuga ngo mbese wabasha kurobesha Lewiyatani uroba, cyangwa gufatisha ururimi rwayo umugozi? Ni Imana irimo irabaza Yobu ati mbese wabasha kuroba Lewiyatani rwose wabishobora? Mbese ufite ubushobozi bwo kuba wayifatisha umugozi? Yobu yari ataramenya imbaraga z'icyaje kumurwanya icyo ari cyo, ubwo Satani yazaga kumusaba akavuga ati erega ntacyo utamuhaye, nta gituma atakuramya ataguhimbaza, nta gituma utamwita intungane, nuko wamuhaye byose nta na kimwe abuze. Noneho Imana iravuga ati genda umukore ibyo ushaka byose, icyo nkwimye n'ubugingo bwe. Uwo waje kumurwanya niwe Imana yari irimo arasobanura hano. Uwaje kurwanya Yobu wari we, w'Imana yahawe uburenganzira bwo kuza kurwanya Yobu wari we,
niwe Imana hano yari irimo iravuga. Iyo umuntu arebye ku murongo wa 32 niho Imana ivuga ngo kuyibangurura ukuboko wibuke ko ari intambara ukugerure. Imana yabwiraga Yobu iti umenye ko uwo nguwo waje kukurwanya atari usanzwe, nunamubangura ukuboko wibuke ko nushoza intambara nawe utamushobora, ahubwo uko kuboko kwawe kugerure. Yobu hano Imana yari irimo iramusobanurira ko umurwanya atari umuntu usanzwe, atari uwo gupfa kurwanya uko umuntu yiboneye gusa. Umurongo iyo umuntu ageze rero muri gice cya 41 niho Imana ikomeza ivuga cyane iyi nyamaswa ubushobozi bwayo. Umurongo wa mbere ku gice cya 41 uravuga ngo umva ibyiringiro byo kuyifata ntibyabaho, mbese umuntu ntiyazira nuko ayirebye gusa. Iyi nyamaswa kuko ubwayo biteye ubwoba, no kuyireba ubwayo ngo umuntu arabizira, ibyiringiro byo kuyifata byo ntibinabaho. Niko Imana irimo irabwira Yobu muri iki gice cya 41 atumva rwose ibyiringiro byo kuyifata ntibibaho, no kuyireba ubwayo umuntu aranabizira. Ntabwo ari inyamaswa ikinishwa, bivuze ko ni inyamaswa y'inyembaraga kandi y'ingome itabasha kwihanganira umuntu uwo ari we wese. Iyo ugeze ku murongo wa 16 muri iki gice cya 41 niho usanga nanone Imana ivuga ngo umutima wayo ukomeye nk'ibuye, ni ukuri ukomeye nk'urusyo. Iyi ni inyamaswa bigaragara ko ari mbi cyane, no kwihana no guca bugufi ntabyo igira, ntabyo ikeneye, ngo umutima wayo ukomeye nk'ibuye, ni ukuri ukomeye nk'urusyo. Umurongo wa 17 uravuga ngo iyo yegutse intwari ziratinya ubwoba bukazisaza. Iyo yegutse intwari ziratinya ubwoba bukazisaza. Umurongo wa 18 naho hagira uyerekezaho inkota cyangwa icumu cyangwa umwambi cyangwa icumu ry'irihima ntacyo byamara. Ibyuma ikabireba nk'ibyatsi, kandi umuringa ikawugereranya n'igiti cyaboze. Umwambi ntiwayihungisha amabuye y'umuhumetso ayihindukira nk'umurama. Ubuhiri ibureba nk'ibikuri, iseka guhinda kw'icumu. Iyi nyamaswa bigaragara ko ifite imbaraga zikomeye cyane. Ibyo umuntu yakoresha arimo arayirwanya, yaba ubuhiri, yaba icumu, yaba imyambi, ibi byose yibifata nk'aho ntacyo bibwiye. Ni inyamaswa y'inyembaraga, ni inyamaswa ikomeye cyane. Umurongo wa 25 wo Imana irayihamya ikavuga ngo nta yindi ihwanye nayo iri ku isi, yavutse itagira ubwoba, yitegereza ibiri hejuru byose, niyo mwami w'abana b'abibone bose. Uyu ni umwami w'abana b'abibone, ni umwami w'abayobye, ni umwami w'abatubaha Imana. Yitegereza ngo ibiri hejuru byose, ubundi ikumva ntacyo bivuze, yumva yuko Imana ntakibwiye, ngo yavutse itagira ubwoba. Niko ku murongo wa 25 ijambo ry'Imana ryatubwiraga. Yobu rero hano Imana irimo iramusobanurira ino nyamaswa yaje kumurwanya, yaje kuyumva nawe ubwe yumva ni inyamaswa itoroshye. Bigeze rero mu gice cya 42 Yobu arihana, Imana imugirira imbabazi, irongera iramutabara. Nawe mugenzi wanjye urimo uratwumva, ndagira ngo wumve ko umwanzi urwanya umuntu, imbaraga zirwanya umuntu ni imbaraga zidasanzwe, ni imbaraga z'ikiremwa gikomeye cyane. Ijambo turimo turavuga ngo nubwo Satani akomeye Yesu yaramunesheje. Nubwo Satani akomeye Yesu yaramunesheje. Ubanze wumve ko Satani kuko arakomeye. Icyambere twarebagaho ni izi mbaraga za Satani. Satani arakomeye, ntago ari uwo kumva ko umuntu yakinisha cyangwa se yafata uko yiboneye, ariko Imana yaramunesheje, Imana yaramutsinze. Yobu nawe Imana imaze kumusobanurira imbaraga zamurwanyije, yaravuze ati noneho menye yuko atari kubw'ubushake bw'Imana, ahubwo uwaje kundwanya koko yari afite imbaraga yahawe ku mubiri wanjye, yahawe ku butunzi nari mfite. Afite ubushobozi bwo kuba yabikoresha icyo ashaka. Nawe rero ushobora gusanga umubiri wawe hari ibyo Satani yahawe kugira ngo ajye awukoresha, guca intege, guteza indwara, uhorana intege nke, uhore wumva utamerewe neza, ubutunzi bwawe ukabona ntibugenda neza, icyo ukoze ukabona ntabwo ukibonamo umugisha.
ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo izo mbaraga zikurwanya zikomeye, Yesu yaranesheje mwene data. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo imbaraga z'umwanzi zikomeye zaza zigatuma umara icyumweru, umara ukwezi, umara umwaka uri mu bukene, inzara ikwica, inzara ikuzengereza, ukamara igihe kinini uko cyaba kingana kose wumva umerewe nabi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yaranesheje. Ndibuka umunsi umwe ubwo Yesu yarimo arigisha, ngageze mu rusengero ku isabato, ngahurira ngo n'umugore wari umaze imyaka 18 ngahitamye. Noneho ngamubonye, ngaramuhamagara, noneho habaza abatambyi ati se byaba ari byiza yuko uyu mwana wa Dawidi, uyu mwana wa Aburahamu yakira ino ngoyi amaranye imyaka 18? Abatambyi ngo biburanya mu mitima yabo, banga kumusubiza, ariko arangije aravuga ati igendere, iyi ngoyi wari uruhu urayikize. Abatambyi batangira kuvuga ati ariko ntabwo ari byiza kukiza umuntu ku isabato, Imana yashyizeho iminsi 6 yo gukoramo imirimo, kuki uyu muntu mukijije ku isabato? Birabababaza. Ni ukuri izi mbaraga zirwanya umuntu ni imbaraga nyinshi zageze naho zinjira mu bakozi b'Imana, zikajya zibumvisha ko hari iminsi Imana itabasha gukoramo imirimo. Umuntu akaba amaze imyaka 18 aboshywe ari ku ngoyi, ariko ukumva ngo hari umunsi atagomba gukiraho. Imana yamugenderera ngo hari umunsi Imana itazakoreramo. Iminsi yose yaremwe n'Imana, kandi iminsi yose Imana iyikoreramo. Umunsi wo gutabarwa ni umunsi urawo wose. Ndagira ngo nkubwire ngo n'uyu munsi Imana irimo yakubwira ati niteguye kuza kugutabara. Nimba hari ngo yuriho, nimba hari icyakurwanyije, wumve ko Imana yiteguye kuza kugutabara. Imbaraga zakurwanyije nubwo zaba ari nyinshi gute, ngo twabonye Satani ifite imbaraga, ngo yavutse no kuri data, ngo ari umwibone, ngo ni umwami w'abibone bose, ariko Imana ifite imbaraga zo kwinesha. Satani ntago afite imbaraga ku mwami Yesu Kristo. Ibyo umuntu yavuga rero kuri Yesu byo ni byinshi, imbaraga ze ni nyinshi, ubutware n'ubushobozi bye ni byinshi, ariko ndagira ngo nivugira gato nanone turebe kuri Asafu arimo arahimbaza Imana, arimo aravuga iby'Imana yakoze muri Zaburi ya 74. Niho arimo arahimbaza Imana. Zaburi ya 74 umurongo wa 14 yavuze ngo ni wowe wamenaguye imitwe ya Satani, warayitanze iba ibyo kurya by'ibyo mu butayu. Aha yararimo arahimbaza Imana avuga ati Satani warayimenaguye, imbaraga zayo ni ukuri imitwe yayo irayimenagura, ihinduka ibyo kurya by'ibyabo mu butayu. Abagenda mu butayu babasha kubona amazi, babasha kubona ibyo kurya nubwo bari mu butayu, ariko imbaraga za Satani ntago zaje ngo zihabarwanyije zihabatsindire. Ubutayu babashe kuvamo, babasha kuba amahoro. Nawe ubutayu waba urimo ubwo ari bwo bwose, ndagira ngo nkubwire yuko Imana ibasha kumenagura imbaraga za Satani. Wiringire Uwiteka ufite imbaraga zo kumenagura iyi mitwe ya Satani yaguhagurukije no mu butayu, ubwo waba urimo ubwo ari bwo bwose. Nk'uko Asafu hano muri Zaburi ya 74 arimo arahimbaza Imana yabivuze, nawe ndagira ngo wiringire Imana. Imbaraga za Satani zirara, ariko Imana ibasha kuzimenagura mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri Yesaya ho Imana yorongeye bisubiramo, irimo iravuga ko n'ubundi itazamugirira imbabazi. Yesaya ibice 27 umurongo wa 1, Imana yarimo iraburira ubwoko bwayo imaze kubwira yuko igiye kuzaza kubitabara. Noneho ku murongo wa 1 mu bice 27 aravuga ngo uwo munsi Uwiteka azahana Satani ya nzoka yihuta na Satani ya nzoka yihotagura, abihanishe inkota ye nini ikomeye ifite ubugi, kandi azica ikiyoka cyo mu nyanja. Ahangaha Imana yarimo iratanga isezerano yuko igihe gikwiriye uyu mwanzi w'umuntu, uyu muhigi ari we uhiga, ngo umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, uhiga umuntu ashaka ubugingo bw'umuntu, yuko umuntu atabasha gukira, atabasha kuva mu byaha ngo akizwe, abashe kukubaha Imana, atabasha kuva mu miruho cyangwa se mu bimuremereye, atabasha kuva ku ngoyi z'ubuzima bwa hano mu isi. Imana iyo ubwayo irimo iramya ati uwo munsi w'Uwiteka nzamuhana, inkota yanjye ikomeye ifite ubugi, iyo ngiyo izamwica n'ikiyoka ndetse cyo mu nyanja, ari cyo Satani nacyo ubwacyo ntabwo nzagisiga amahoro. Uwiteka arimo aratanga ibyiringiro yuko nubwo Satani ariho, ariko igihe cye kizarangira. Rero njya nkunda gutungurwa cyane no kubona abantu biringira Satani, nk'uko ijambo ry'Imana ritweretse koko afite imbaraga. Hari abantu rero benshi bajya bamwiringira bakumva yuko yaba afite imbaraga ziruta iz'Imana, yaba afite ubushobozi buruta ubw'Imana,
mu minsi yashize nahoze ndimo ndabona umukobwa wahisemo kwitwa izina rya Rusuferi, aravuga ati njye nitwa Rusifa, sinzi n'akandi kazina k'inyamaswa yiyongereyeho, akajya imbere rwose y'abanyamakuru akumva ufite ishema ryo kumva yitwa Rusifa. Bamubaza ati se kuki wahisemo iri zina? Ati nasomye Bibiliya, nsoma ibindi bitabo byinshi, nsanga ikiremwa Imana yaremye cyiswe iri zina cyakoze ibintu bikomeye cyane, ni ikiremwa gifite imbaraga nyinshi cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire nawe utazajya mu buyobe nk'ubwo ngubwo. Nubwo Imana yaremye Lewiyatani ikaba ifite imbaraga, nubwo Rusiferi afite imbaraga, ariko hari imbaraga ziri hejuru. Zigitangaje ni ukumva ko wajya kwizera cyangwa se wajya kwisunga imbaraga zifite ahantu zigarukira, ariko hari izindi ziri hejuru yazo. Birababaje cyane kumva ko umuntu yajya kwiringira imbaraga cyangwa se kwitirirwa imbaraga zifite iherezo, hari ahantu hari imbaraga zidafite iherezo. Umwami wacu ashaka yuko twitirirwa imbaraga zitagira iherezo, imbaraga z'Uwiteka zihoraho iteka ryose, zidatsindwa iteka ryose. Satani Imana y'ubwayo iravuga ati nzamumenagura. Iyo umuntu agiye mu byahishuwe, niho usanga rwose igihe cye nk'uko Yohana yabishuriwe kizageraho kirangire, nakurwaho ajye kubabazwa iteka ryose we n'ingabo ze, n'abamwizera n'abamwiringira. N'ibyiringiro by'abizera yuko ubuzima bwa Satani buzagera aho burangirira, bikarangira bukavaho. Ariko noneho umuntu akibaza ni iki cyatuma umuntu ajya guhitamo kuba yakumva ko yakishimira gukora Satani ufite imbaraga zifite iherezo, kandi hari Imana ifite imbaraga zitagira iherezo. Bene data, nagira ngo mbinginge twiringire Uwiteka ushobora byose, we utagira ikimutangira, we utagira ikimunaniza. Igihe cyose ahora yiteguye gutabara abamutakambiye, abamwiringiye ngo ntibajya bakorwa n'isoni iteka ryose. Dawidi niwe wavuze ati nari umusozi none ndashaje, sinigeze mbona umukiranutsi ariko cyangwa se abana be basabiriza. Nawe ni uharanira gukiranuka, nta kibazo uzahura nacyo mu buzima bwawe. Imana izahora igutabara, izahora ikurinda, izahora ikurengera. Iyo umuntu arimo arasoma muri Zaburi ya mbere, niho abona uburyo Imana igambirira ibintu byiza ku muntu uwo wese ufite umuhate n'umurava wo gushaka mu maso hayo. Umuntu uwo wese wiringiye yuko natungana mu nzira ze, Imana izamuha amahoro, Imana izamurinda. Zaburi ya mbere niyo ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicaranye n'abakobanyi. Udakurikije imigambi y'ababi, ntuhagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiwicarane n'abakobanyi, ngo wowe nguwo uzaba uhirwa. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimirwa, ni umurongo wa 2, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nagira ngo mbabwire ngo uharanira gukiranuka, uharanira gutungana, uharanira kwezwa, uwitandukanya n'abagome, uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gihora cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kandi gihora kimeze neza rwose. Uwo nguwo rwose arahirwa mu buzima bwe. Nawe aya mahirwe niyo nkwifuriza. Ndakwifuriza guharanira gutungana, ndakwifuriza guharanira kwera, ubundi amasezerano y'Uwiteka azasohora kuri wowe. Ibyiza Imana yateguriye abayikunda nawe izabiguha. Umunezero udashira Imana yatanze uzawuhorana iteka ryose. Ya mahoro umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye, kavuga ngo mbahaye amahoro yanjye kandi sinanga nk'uko ab'isi batanga, kuko ndabizi nanesheje isi. Mu isi muzagira umubabaro, ariko mbahaye amahoro kugira ngo uwo mubabaro utazababaza, muzahorane amahoro yanjye. Ni umunezero rero kubizera Imana. Amahoro y'Uwiteka arahari, nawe ndayakwifurije muri uyu mugoroba wa none. Reka dushimire Imana rero kubwira ijambo. Umwuka wera akomeza kuganirize, maze umenye guhitamo neza, umenye guhitamo umwami Yesu Kristo wanesheje byose, wanesheje Satani n'ingabo ze. Data, turagushimiye kuko uri uwera, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza uduhaye. Nubwo Satani n'ingabo ze bakomeye, nk'uko umuririmbyi yabiririmbye aravuga ngo nubwo ingabo za Satani zikomeye zabasha kuduhindura, ariko twizeye kandi twiringiye umwami wacu Yesu Kristo kuko yaramunesheje. Natwe niwe twiringiye,
nsabiye buri umwe wese uguteze amatwi muri iri jambo ngo arushishweho kumva imbaraga z'umwami wacu, izo akoreramo mu bamwiringira, izo akoresha mu bamwizera, hahandi tugira intege nke akajya aza kuzuzamo imbaraga ze, maze ntidutsindwe mu rugendo rwacu, abe arizo yiringira, abe arizo yizera, maze zimubere ubugingo, zimubere ubuzima, zitume amateka yahinduka uhereye none ukageza iteka ryose, maze tuzahurire mu rurembo Siyoni tukuramya kandi tuguhimbaza. Icyubahiro n'ishimwe n'ikuzo nibikomeze kuba ibyawe Data mwiza, none n'iteka ryose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.